mukibona icyo kintu ntibyarahohoterwa iraho mikoro cyane ya nzira wumva y'ubukene ishobora gutera muri rwa rugo. urugero ukuntu abagore batatu bane bakangu bahohoterana hagati yabo cyangwa umugabo akabahohotera ndetse iryo hohotera rikagera no ku bana. Rigera ku bana, ariko ikintu namaza kuvuga ni uko twe mu kisilamu buno bumviye leta nta bagore twongera kubona bari gushakana ngo bagombye gushaka abagore ba kabiri. Ciye inyuma ariko ntabwo bari bongera gushaka abagore bigaragara. Iyo mushatse se bigenda bikureka hari aho wiyambaza iyo mushatse ujya kurega kuko abagore b'abasilamu nabo barahindutse bumva amategeko ya leta. Ihohoterwa mwabonaga ryari ryinshi ibyo dushaka kuganira mwaribonaga ihohoterwa mwabonaga muri buriya rushoreke mwaribonaga ihohoterwa nka ririya ntabwo turibona ngo ubona ari byiza. Urumva nawe reba hanze aha iyo akuye twa dufaranga urugero ushobora kuba nahinze nkagurisha yenda nkagira nk'ibishyimbo. Bya hohoterwa impamvu ari ribi, bya bishyimbo ejo bizajya w'abana wa mugabo bituma abisahura abishira yashoreke, ugasanga rwa rugo ruhora muri ya nzira y'ubukene. Niyo mpamvu ari ugushyira hamwe twese tugasa naho dufata ingamba ibi bintu tukabirwanya. Buri wese n'umugabo uri hano n'umugore uri hano tukumva ko ibi bintu iryo hohoterwa twarigwanya, kuko uri kubona ko iyo akuye gutyo bya bintu abitwara gutyo iryo hohoterwa wa mugore rigenda rimushengura ikintu umutima. Kandi uri kumva ko abagore benshi bapfira mu rugo. Abenshi hari abagore benshi batigaragaza akavuga ati nimvuga baranseka, ahubwo ngiye cyo nashishikariza abagore ni uko bajya babona ibintu nk'ibi bakabifatira hafi bakabishyira hasi bakabyegereza bagenzi babo, natwe isoni twari dufite tukazivaho. Ingaruka zagize ku bana banyu n'izihe kugeza kuri uyu munsi? Ingaruka kutiga, umwana ashobora kubona ingaruka nk'izo mu rugo, umwana ntajya kwiga, umwana akabikirara, umwana akakunanira, bitewe n'uko nawe abana nibo bahungabana cyane gusumbya nyina na wa mugabo. Kuko iyo bamaze kubona iwabo harimo ayo makimbirane ameze atyo, wa mwana bimubuza ya mikurire mu mutwe, bikamwica mu mutwe. Umwana ugasanga nta burere asa n'aho afite, agakura yumva asa n'aho yahamhamutse. None se kutubwiye ngo ntiri gikorwa ni icyemezo abagore mwifatiye, uravuga umugabo wateruza n'umugore rwose zakujyana kandi n'icyemezo kiriya bimeze bite? N'abandi bakunganire bahari, n'abandi bantu bakunganire n'abandi bantu uhure abagabo niba mwumva ni ihohoterwa ryabakorerwa nimutubwire n'ingamba mwafashe. bagenda mu Rwanda cyangwa muvuga no ku bindi mushaka. Bagenda mu Rwanda kubabona turifuza rero yuko mwabaza ibibazo nk'abinyahe siko habitanu n'inyunganizi nk'ebyiri apana inyunganizi ibyifuzo siko bimeze, hanyuma abayobozi tubikurikira ibibazo. Murakoze amazina y'Isomo n'iki n'Ibanyanza. Ikibazo ndi kubaza ikibazo gitegeye inshuti z'umuryango, ariko muradusobanurira ibijyanye no kuba umugore cyangwa umugabo uri muri bo, bijyanye n'ihohoterwa. Ni ukuvuga ko
ushobora kuva hano ugiye gupagasa ko ariko tubyita ndetse tuvuge ko harimo gutugu kuko tubizi ko amezi 6 umuntu afatwa nk'uwataye urugo cyangwa yaba umugore cyangwa yaba umugabo hakazaho ikibazo aho kugira ngo mudusobanurire uwo mugore akaza wenda akaza yarahindutse bitewe n'iyo yagiye cyangwa umugabo akaza yarahindutse agatangiraho bya bindi byo gutangira guhindukana ari muri kutubwira ngo ubushoreke bigatangira no kujya ku mugaragaro aho ngaho amategeko ateganyije ni ngo zimeze gutya icyo muraza kubidusobanurira ni ukuvuga ko usanga akenshi yaba umugore yaba umugabo hari abantu bafite ibibazo by'uko abagore bataye ingo cyangwa abagore bataye ingo mbese ni ku mpande zose ugasanga rimwe na rimwe umutungo w'urugo warashiriye yewe ugasanga izo nshoreke nk'aho zitunze ibintu mbese bagiye gushakana n'uwo mugabo kandi uruhare rwose bigaragara ko ari umugabo wenda wamuzanye ariko ugasanga bafitanye ubucuti ugasanga leta ntabwo turi gushingira leta ugasanga leta ibaye nk'aho nayo iri kurebera ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga abana bari kwakikira kenshi na kenshi ni ibintu tubona kandi tubana nabyo hano mu kantu ukabona n'umugore yishima ku wundi mugore mbese yamusobanura umugabo ku buryo bugaragara ugasanga ikibazo nk'icyo nacyo giteye inkeke badusobanurira niba hari aho umuntu yajya kubaza ibintu nk'ibyo ngibyo kuko hari n'umuntu hari igihe yicaye ugasanga agahinda kamwishe ntacyo yakora ahubwo abandi bamuseka ugasanga umugabo mbese umugabo bari gukina nawe bisanzwe agataha akamutahana kumugaragara kandi abana bagasanga ni ikibazo. murakoze amazina yanjye yitwa Mutara Patrick abashinzwe amakuru mu mudugudu wa Bigomba. Kimwe n'igitekerezo ikindi n'ikibazo tugeze amahirwe twabonye umwe mu bahagarariye umuryango mpuzamahanga urengera abana kandi ni gakeya tubona abantu babo ngabo. Ikibazo nashaka kubaza uhagarariye umuryango mpuzamahanga wa UNICEF uruhare rwanyu mu murenge wa Kabaya ni uruhe, cyane ko tubona abana mu mihanda bitewe n'amateka yaranga igihugu cyacu, ese mubafashe iki barenganurwa bate? Icyifuzo ni ikireba abayobozi b'inzego z'ibanze. Tujya dukunda guhura n'ibibazo amakimbirane mu miryango kandi twabashije kumenya ko nabyo ari ihohoterwa, ariko uburyo imanza zicibwamo cyangwa se uburyo amakuru ahanahanwa turacyafite imbogamizi z'uko ibyaha bibera mu nzego z'ibanze cyangwa se bibera aho tuyobora, ugasanga ibintu biri guhishirwa kubera ko ari umuryango. Wajya gutanga amakuru se cyangwa wenda wabishinzwe umutekano ugasanga birakubangamiye ati ibintu bigomba kurangira mu miryango, ariko ibyo ntabwo byaba urwitwazo cyane ko twamaze kujya gusobanukirwa n'ihohoterwa. Murakoze. yewe n'icyifuzo mfite tumaze gusobanukirwa byimbitse n'ihohoterwa rikorerwa abana. Icyifuzo mfite mu bayobozi b'inzego z'ibanze ba midugudu ni uko twashyira hamwe tugakorera hamwe, kuko nsanze akenshi na kenshi abana bagwingira muri ya minsi 1000. Niba koko umudamu aboneza urubyaro akoresheje uburyo bw'ibinini, yabwiye umugabo ati waba uretse byibura nkafata ikinini nkikingira, akabyanga akamufata ku ngufu akamutera inda itarateganyijwe, wa mwana atangira gukura agwingira ryo mwumva ubwingire buhora buhari, ariko dufatanyije burya iryo naryo ntabwo narisobanukiwe cyane nsanze ari ihohoterwa, kuko umwana atangira kugwingira akiri mu nda muri ya minsi 1000. Ndumva dufatanyije ayo makuru twajya tuyatangira igihe cyane ko umugabo nk'uwo tunamubwira kujya kwipimisha mbere y'amezi 3
ugasanga aragenda byangira kugira ngo babapime indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Murakoze, icyo bifuza ni ubufatanye. Murakoze. Nanjye nitwa Nyirumugabo Vidaste, abashinzwe umutekano mu mudugudu wa Bitare. Ikibazo ndabaza Madamu Alice. Madamu Alice arantu yatubwiye ngo umudamu ashobora kuba nani umugabo yamukenera amufata ku ngufu akaba amufashe ku ngufu nyine ko yamubwiye ko yananiwe. Ese ku mugabo wo bigenda icyo nicyo kibazo aransubiza. Ese niba umugabo akeneye umugore kandi umugore nta kibazo afite byo byitwa iki? Murakoze cyane. Ndazwi koko subiza ikibazo cya mugenzi wabaje ngo abana ngo twababaza umuntu wa UNICEF. Abana ni abacu kuko abana dukunda kwita ko abana nabo mu muryango. Ikibazo kiravuga ni ahangaha twebwe ubwacu ikibazo ntabwo tukiyerekezaho. Usanga abana nubwo tubakurikirana ugasanga imiryango barimo nabo ntabwo isobanukiwe n'uburenganzira bw'iki bw'umwana. Kamenya neza ko umwana uko batubwiye ko ari umwana ufite uva ku mwaka umwe kugeza uva akivutse kugeza ku myaka 17. Abo bana nitumara kuyimenya nk'uko mu by'ukuri tuvuye hano mubisobanukiwe nk'uko natwe dusanzwe tubizi, turafatanya n'inzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima, abayobozi b'inzego z'ibanze, tugende dufatanye turebe ukuntu twareba ukuntu abo bana dukomeza kubitaho. Ikindi kijanye n'ihohoterwa nk'uko yavuze ngo hari igihe abayobozi bamwe bashinzwe uburyo bwo gukurikirana ibyaha aba ugasanga nk'umugabo yahohoteye umugore ugaca mu gitondo agasa n'aho amusanzwe mu rugo. Burya dore ikibazo dukunda guhura nacyo nanone ndi kwibanda ku nshuti z'umuryango. Twebwe ubwacu amakuru kubera navuga ubumenyi bukeya mu miryango, usanga umubyeyi ahohoterwa ariko mu by'ukuri ntatanga amakuru. Niba nta makuru yatanzwe rero ntacyo uwakoze ihohotera bazagira gute bazamukurikirana. Ubu ngubu tuzi neza ko rimwe na rimwe mu miryango umugore arakubitwa, yakubitwa, twebwe icyo dukora abantu badutabaje tukaba twavuga tuti umuntu reka tumufashe tumugeze kwa muganga. Icyo muganga azakora azavura iki umurwayi. Navura umurwayi wa murwayi wanakubiswe niba mumaze ngo mbese urwaye bwaturutse kuki avuga ati nikubise hasi ndavunika. Twebwe muri sosiyete ndetse n'abaturanyi tukaba tuzi neza ko mu by'ukuri hari umuntu yanagiye mu bitaro yanakubiswe, ariko kubera ko nyiri ubwite ariwe witangiye amakuru avuga ngo ngewe n'izo nkuru muri kuvuga ntabwo ari zo, ntabwo mu by'ukuri twebwe ubwacu tuzamenya ukuntu tuzakurikirana kino kibazo. Ahubwo nk'uko tumaze guhugurwa tugiye kwenyegeza umuriro kugira ngo dusobanurire abo tuyobora kuko mu by'ukuri ko umuntu agomba kuba iki inyangamugayo mu muryango, icyo ari cyo cyose akavuga ndetse n'ubujyanama bwose tukagira gute tukawutanga. Murakoze. Umudugudu wa Kimisagara akenshi hari ihohoterwa mwatubwiye amoko menshi, ariko ayo dusigaye tubona abagore nabo ubwabo hari ubwo basigaye bihohotera. Icya mbere arakubiswe, aranabaje, ndagiye mu nzira akabaye nkora, umugabo turamufashe tumushyikirije RIB, umudamu nawe tumufashe kujya kwa muganga, araje ngenda mwandika amakuru ko nabibonye n'abaturage turabisimiye, igifaragiye abisinyaho, aho yakageje amakuru kuri RIB akicecekera, agahita ahura n'abandi bantu bamubwira ngo nujya kurega umugabo wawe dore baratangira kumubwira biragenda kuca kandi uruhare rwacu twarurangije, umugabo twamugejeje aho agomba kugera, nawe twamugejeje kugera kwa muganga, ukazategereza ko umuntu azajya gutanga ikirego wapi, ahubwo bikarangira twebwe dusigaye dusa naho ari twebwe twabaye nyirabayazana nabo kuba ahubwo bararwanya, tukabyita ko ashobora kuba ahubwo abagore basigaye bihohotera kandi ari uburenganzira bwabo bakabaye barengera. Icyo nacyo muraza kukigarukaho mukivugeho. Ikindi cya kabiri, hari ihohoterwa risigaye riba abantu batavuga ariko twajya mu miryango bakayitubwira, uko umugabo arakubwira ati njyewe maze igihe, umugore umubwira nyaboneka nyerekera akaba ati njyewe, agahora
agahorana umunaniro, agahorana uburwayi butabaho, ugasanga umugabo ari wavuga ati ngiye maze igihe kirenga n'umwaka umugore aba ku buriri bwe, cyangwa se twatugeze tunamubwira gutya akavuga ati wibeshe ndahamagara, ugasanga nabo harimo ikindi kibazo. Aba numva rero aho ngaho naho muraza kwakubita umusimari ko mu bibazo tugukunda guhura na bibyo nabyo birimo. Murakoze. Nitwa Nzakizwanimana Beatrice, umuyobozi w'umudugudu wa Rwantuzi. Reka dushime aya mahugurwa kuko mu by'ukuri turahuguwe kandi turamenye ibintu by'ihohoterwa. Ntabwo twari tuzi ubwoko bwabyo, ariko nkurikije ibyo tubana n'iwacu mu mudugudu, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku mitungo, rishingiye ku bushoreke, ngibyo ibyo tubanye nabyo mu midugudu yacu. Ubwo rero ikibazo gihari akenshi nk'uko mugenzi wanjye bivuze, niba twavuga ngo ni ubumenyi buke ku bagore, niba twavuga ngo ni imyumvire itari yatugeramo neza, ntabwo biza. Abagore turacecetse, kandi abagore ni ukuri na hano barimo barahohoterwa. Abagore barazwa ku nkeke n'abagabo. Abagabo benshi bigize ngo ni ibimasa bya komini cyangwa se ibimasa by'umurenge. Ibyo bintu tubanye nabyo mu mudugudu n'ibyo gusa. Basanga umugabo afite abagore hafi barenga n'10, hariho n'abariye nsanga afite 12, kandi abana nabo n'umugore w'isezerano naho hari abibona. Ni ikibazo rero abagore bapfiriye mu ruhu, ariko nkabona ari bo bizira ku mugani wa Hiramu, kuko niyo tubigiye n'ibyo bibazo byabo, ugerayo umugore wamukorera raporo y'ibyabaye, ukabona umugore ati oya, sinshaka gufungisha umugabo wanjye, we sinshaka kumufungisha, none ko arakwica biragenda bita ati nashakanye. Ni ikibazo rero ku bagore gihangayikishije abayobozi b'imidugudu, ahubwo iyo ugiye mu byabo hagati aho ubu umwanzi wa bombi. Ubu hari nk'urugo rumwe ntangaho urugero mu mudugudu ntapfa kugeramo, umugabo arangiza ati ni wowe unsenyeye urugo kubera uhora mu byanjye, si wowe ndebuza uri kundebuza ibiki. Ubwo rero nkavuga ngo abagore nimutaba amaso aya mahugurwa tuboneye ahangaha, komite y'umudugudu n'abajyanama b'ubuzima nidushyira hamwe, yenda abo bantu tukajya no mu nteko. Izo ngo ntabwo zijya ziza mu nteko, abo bantu baba bameze nk'ibyihebe. Nagiraga rero ngo mudufashe kugira ngo abo bantu niba mwagira inama zo kujya twari turaca inyuma hari tukabatangira amaraporo, ni ikibazo dufite muduhe igisubizo. Murakoze. Mukashyaka Arodia, ushinzwe iterambere mu mudugudu wa Kimisagara. Twabonye amoko 4 y'ihohoterwa, ariko iryo mfite ikibazo ni ihohoterwa rishingiye rikomeretsa umutima. Mwatubwiye ko umuntu ashobora guhohoterwa, wenda atotezwa, ariko bikaba wenda bari ahantu mu cyumba cyangwa se muri ahantu nta wundi muntu ushobora kugutangira amakuru, cyangwa n'umutangaho urugero bajya kumubaza. Nibazaga ese icyo gihe wakorewe ihohoterwa rishengura umutima, kandi ukaba warikorewe muri babiri mwembi, nta muntu ushobora kugenda ngo avuge ati ibi nabyumvise, ibi nabibonye. Icyo gihe ni uwuhe murongo cyangwa se ni ubuhe bujyanama mwatanga ku muntu wagize iryo hohoterwa kugira ngo abashe kubona ubutabazi bw'ibanze? Hanyuma tukabanza tugasubiza, tukabona hari umwanya, twongera tukatanga umwanya wo kugira ngo habazwe ibibazo. Niba mubinyemereye abayobozi, nahera kuri iki cya nyuma nkabanza nkagisubiza. Arodia yarabajije ati se twasobanuriwe amoko 4 y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko mfite ikibazo kijyanye n'ihohotera mbamutima cyangwa se rishengura umutima. Iri hohotera akora ibikorwa ubundi abantu biherereye, ubundi uyu muntu yamenyekana ate, byagenda gute?
iri hohotera rero kimwe na ririya hohotera rishingiye ku gitsina ni amahohotera navuga ngo biragoye kugira ngo ibimenyetso bigaragare siko bimeze, kuko akenshi bikorerwa ahantu hihishe, ababikora ntabwo baba bari ahagaragara, baba bari mu buriri, baba bari mu myobo, baba bari mu ndaki, sibyo? Baba bari ahantu hatandukanye bihishe. Ariko reka ababifite mu nshingano zabo tubaha akazi siko bimeze. Iperereza ni iki? Nicyo rishinzwe. Mu byo bakora barabizi, babizi nuko babigenza. Cyambere ni amakuru, tanga amakuru, tanga ikirego cyawe, ibindi ababishinzwe barahari, barakora iperereza, bagere ku cyaha. Rero icyo nshaka gusubiza ni kuri icyo ngicyo kijyanye n'amarangamutima, nkuko nabisobanuye babwira ko Isange harimo abashinzwe kuganiriza abantu, ari nacyo nkora. Twebwe iyo baduhaye igipapuro batubwira ngo mutuganiririze runaka, muturebere yuko ihohoterwa korerwa kumuhoza ku nkeke cyaba ryaramugizeho ingaruka, sibyo? Icyo gipapuro bampaye, iyo raporo bampaye ishingirwaho wa muntu uhabwa ubutabera. Nabyumvise. Isange rega byose, ibisubizo byose birahari. Wa muntu rero ndi buganirize, ndamutega amatwi neza, mwumve. Ninsubiza, ndasubiza kuri mission bampaye, ku mission n'iki? Ku byo bansabye gutanga, sibyo? Ndabisubiza. Rero iyo raporo igiye ikagera mu butabera, muri bya biganiro twagiranye haraho ari bumbwira ati rwose rero n'abana banjye barabizi, icyo gihe kubera yuko dukorana as a team, hari amakuru ngewe ashobora kumpa atahaye umugenzacyaha, sibyo? Ndamubwira ni rero ni byiza yuko aya makuru mpaye tuyahereza umugenzacyaha kugira ngo uhabwe ubutabera. Mwabyumvise? Hari ibintu rero ushobora kuvuga ngo birihishe, ariko mu by'ukuri mu bucukumbuzi cyangwa se mu bantu buri wese icyo ashinzwe mu rwego icyo ashinzwe akabasha kugira gute, akabasha gutanga amakuru. Ntimukagire impungenge rero ngo umuntu kubera yuko ngo aramutukira mu gitanda ngo ubuse ngo ibingibi byamenyekana gute. Erega buriya niyo bagututse ntabwo usohoka guseka. Hari umwana wakubonye, hari n'umukozi wakubonye, usohoka wimunyamunye urimo kwihanagura, urimo kurira, ariko yabibonye kandi azabivuga, sibyo? Nimutinyuke rwose. Nicyo ngicyo nagira ngo mbereho. Reka nongere nsubize kuri cya kindi ni Jean Baptiste, ni Vedaste. Okay, Vedaste niwe wabajije ngo ese ko mwatubwiye yuko abagore bahohoterwa mu buriri, sicyo wavuze? Ese n'abagabo nabo bafite uburenganzira bwo kuvuga ko bahohotewe? Ese umugabo we bikeneye bigenda bite? Umugore akamwangira. Nababwiye yuko yaba umugore yaba umugabo nawe arahohoterwa kimwe n'umugore. Icyo nicyo gisubizo. Ntabwo umugore nawe akwiriye kwima uburenganzira bwo mu buriri umugabo we. Nibyo wasezeranye. Icyo ni icyaha, si byose? Ugomba kumuha ibyajejwe, kandi tutigizishije nkana. Hari n'undi wakibajije tutigirishije nkana. Hari uwavuze ngo ese ngo umuntu ugahora umusaba akubwira ngo arananiwe.
reba impamvu ananiwe, reba impamvu ananiwe, we kwigiza nkana. Niba uvuga ko uri umukuru w'umuryango ari wowe uhahira urugo, mwagabanya imirimo, umumama arateka, amenya abana, ajye guhinga, wenda wowe ujye gupagasa. Mwabyumvikanye ko ari wowe uzana icyo kurya. Umaze amezi 2 nta kintu uzana cyo mu rugo ngo barye. Warangiza rwose ukamubwira ngo hindukira, ntaheruka kurya, abana bararara barira, ubu uragira ngo hindukire bishobore? Ubwo nturimo kwigiza nkana. Banza ukemure imbogamizi iyo yose. Nanjye ndi umugore ndabizi, biriya bintu ubundi ni mu mutwe, ndabeshya? Ntabwo wabikora utanezerewe, ntabwo bishoboka. Gusha neza umugore wawe, imbaraga ushyira mu kujya gushaka ziriya nshoreke zishyira ku mugore wawe, umubwire ko ari mwiza, maze urebe yuko ahubwo yewe. Ndumva ari cyo nshaka kuvuga, ngo n'abandi bagenzi banjye barakomeza. Hari idi wabajije ikirebana n'umugore cyangwa umugabo ujya gupagasa, ujya guhahira urugo, aho yagaruka cyangwa se niyo yagiye akaba yashaka inshoreke, cyangwa n'uwo yasize akaba yashaka afite imyitwarire y'ubushoreke, ndetse aza no kugaragaza yuko hari nk'abagore bigamba, umugore akigamba ku wundi akamutuka ku mugaragaro ku manywa ko yamutwariye umugabo, ibyo akabikora no ku mugaragaro. Siko wabajije ati ibyo umuntu yabyitwaramo ati ubushoreke ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ubushoreke buraregerwa. Iyo ubonye umugore wawe aharengera, ukaba ufite ibyo bimenyetso ukabibona, cyangwa ukabona aho umugabo wawe arengera urugo ajyamo buri munsi, icyo ni icyaha watangira gushakira ibimenyetso ukabyereka uhereye mu mudugudu, bakabaca hagati, ariko ukanakivuga ukakigaragaza, ariko ni icyaha kiregerwa. Icyo ni kimwe. Ikindi, iyo umuntu ubundi mu muco w'Abanyarwanda ntabwo dukunze kubona abagore bahaguruka, uretse abafite akazi ka leta kabajyana hirya no hino, ariko bariya bahaguruka agiye guhinga, agiye gukora mu rugo. Ntabwo uwo muco mu muryango nyarwanda tumenyereye umugore uhaguruka, agahaguruka ngo agiye gupagasa, asize umugabo mu rugo, asize n'abana mu rugo, ibyo akigendera akamara amezi 6. Ubundi iyo umuntu agiye guhaha yohereza ihaha akanahindukira. Umuntu ujya guhaha amezi 6 ntahawe yohereza atanahindukira, nabyo ni uguturuka. Ubwo aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso byo guturwa, kandi nabyo itegeko rirabihanira. Ubwo rero namwe ababirebera tugaruke kuri babandi babirebera. Hari abagore batongana, agatungana rwose yishima kuri mugenzi we ko yamutwariye umugabo. Ibyo ni dosiye, harimo gutangira mukabashyira, mukamukorera dosiye y'uko ari ubushoreke. Ni ubushoreke bugaragara ku mugaragaro na mugenzi we ukorerwa ubushoreke, ubwo aba yabonye ikimenyetso gifatika. Ibyo bitutsi ku kwishongora yabishyikiriza inzego zibishinzwe. Ariko ntibikwiye pe, ntabwo bikwiye ko abagore bata ingo. Tumenyereye ko umugore ari mutima w'urugo, asigara mu rugo, umugabo akajya gupagasa akohereza. Iyo atohereje nawe yarataye urugo, bishobora kuvamo n'ubutane, kubera ko itegeko rivuga ko iyo wataye urugo amezi 12, ariko ntekereza abanyamategeko wenda baranyunganira, ariko iyo utaye urugo amezi 12 utawugera utagira gute ngo wagiye gupagasa, bishobora kuvamo intandaro yo gutandukana. Ubwo rero abagore kwa kundi gufatanya, ni mwebwe mushobora mumaze gusobanukira icyo bita ihohoterwa, ubwo bushoreke ko ari ihohoterwa, kandi ko mukwiye gufatanya kubirwanya. Nimufashe bagenzi banyu kugira gute kuryamagana. Hari ikindi kijyaniranye n'uko abagore bihohotera, umudugudu yabivuze, ngenda nayo ati dukora dosiye, umugore yahohotewe, yakubiswe, yakomeretse, umugabo ndetse bakamufata bakamufunga, tukamuhereza ikaye yo gukomeza agahagararira mu nzira. Niyo akahagarariye mu nzira, abagore benshi baragenda bakajya kuri RIB bakabuza amahoro
ngo twikubise ku bikuta twagenze gute nakomeretse umugabo wanjye arabeshya kandi mu mufungure kubera iki? Kubera itotezwa ry'umuryango. Icyo kibazo kiracyari. Umuryango urimo gutoteza umuntu watinyutse kuvuga ihohoterwa. Umugore uhagurutse akajya kurega umugabo we bamuterereza abana. Abayobozi nabo bakavuga bati bikoze abana ninde uzariha minerivare mu ishuri, ninde uzagira gutya na gutya na gutya, ninde uzabagaburira, hari wo warutunze urugo none ukaba umaze kumurega bakaba bamufunze. Aho ngaho niho ikirego gishingiye n'ikibazo gishingiye. Bivuze rero ngo abagore nibo bakwiye gufata ingamba. Niba uhohotewe koko inzego z'umutekano, inzego z'umudugudu zikakurenganura, komerezaho ugenda utanga ikirego. Nta kundi nurase umuntu azica umuntu, iyo mugabo bishe umugore se abana bagenda gute? Izo ni za ngaruka bakomeje kubona zihohoterwa. Niba uzi kuko ari ihohoterwa mu rugo, itegure n'ingaruka zazo. Ingaruka zazo ni izihe? Nuko abana bari buve mu ishuri wafunzwe, birumvikana. Nuko urugo ruri bukene wafunzwe. None se uzica umuntu bakwihorera ngo nuko abana ngo bari mu ishuri? Oya, uzafungwa. Izo nizo ngaruka mbi kandi tugomba kugira gute? Kwirinda. Ubwo rero guhishira ihohoterwa abagore rwose icyo kintu kiracyahari. Turasaba senefu arimo, turasaba urubyiruko, turasaba mwese abayobozi kugira ngo mu kwamagana ihohoterwa mukangurire abagore kuvuga ibyababayeho, sibyo? Kuvuga ibyababayeho, gutinyuka, babone ubutabera, niho ihohoterwa rizacika. Naho nibikomeza gutyo aya mahugurwa ntacyo yaba ari budufashe, nta n'icyo yaba atumariye. Reka ngire icyo nongeraho gitoya kuri icyo kintu cyo kwihohotera. Ntabwo ngewe mbifata nko kwihohotera, ahubwo uriya muntu nk'uko Odette abivuze, ahubwo arahohotewe bikabije. Bamubujije amahwemo, baramuha igitutu, sibyo? Reka mbigereranye nka ruswa. Icyo kintu murimo kuvuga cyo kwihohotera, mbere ku buryo uriya muntu murimo kuvuga ngo ari ihohotera arimo arabikora atishimye, sibyo? Umuntu akuzaniye ruswa, ni muri abayobozi, akuzaniye amafaranga. Ayo mafaranga aguhaye yayagujije cyangwa yagurishije agahene ke, arayaguhaye umukemuriye ikibazo, kandi umukemuriye ikibazo cy'uburenganzira bwe. Wabyumvise? Wakagombye kubimukorera utamusabye ya mafaranga, kandi wumve neza ayo mafaranga hanavuye. Ese niba atanagurishije n'ihene cyangwa atayasabye, ayo mafaranga buri kindi ayakoresha? Ntayaguhaye. Wumve neza, mutega amatwi impamvu mbigereranyije. Ntayaguhaye, arishimye? Umuntu utanze ruswa arishimye? Ntasigara ababaye? Ariko nubwo ubikemuye, faranga yanjye urayariye, ugasigara wishyura, ugasigara uhangayitse, ugasigara ufite ikibazo. N'uriya muntu rero ugiye kuvuga nimumfungurire umugabo, njyewe cyangwa se nikubise ku gikuta, abivuze yishimye se? Aranezerewe? Nimwegera aba bantu mubafashe. Ntabwo barimo kwihohotera, ahubwo barahohoterwa. Nabyumvise? Ko kantu murakumvise neza? Umugabo baramukomeretsa kubera ko yari amaze iminsi asobanukiwe na serivisi za Isange, amaze nawe gukangukira kuvuga ibyamubayeho. Yagiye kuri RIB aranakomeza, bigeze ubwo umugabo bamufata bamufunga. Ariko byari mwavugaga ngo kuki agarukira mu nzira, umuryango w'umugabo n'abari muri Kigali n'abari muri Kenya bagiye bamwandikira ama message, bagiye bahurura, bagiye bamuterereza abaturanyi, bagiye bamuterereza abana, bigeze ubwo bafata umwana w'umukobwa urangije segonderi ajya gushinja nyina, yandika ibaruwa ko nyina yikubise mu nzu kubera ubusinzi, ko atari se wamukubise. Murabyumva imiryango ikikora? Ubwo abaturanyi bari bamumaze, imiryango remezo yahagurutse yagiye kumubwira ngo nagiye kuri RIB gusabira umugabo we ngo bamurekure, ngo agenda avuge ko yibeshye, ngo agenda avuge ko yibeshye, ko agenda avuge ko yikubise ku gikuta ko umugabo akamukubise. Urumva? Ariko mu bushishozi bw'ubugenzacyaha umugabo baramukomeje, igeze no mu rukiko, aburaniriye mu rukiko, ariko birumvikana ko yari afite ikimenyetso cy'umwana we.
umwana washinje nyina bari mu nzu bari kumwe yakubiswe ari kumwe na nyina mu nzu, urumva urukiko rwagize umugabo umwere kuko yari afite umwana w'umukobwa umushinjura. Njyewe nyina yahaye mesaje ya nyina wabo, yohereje mesaje ashimira umwana atazi ko yohereje kuri nyina, azi ngo yohereje kuri telefone y'umwana, amushimira ati ndagushimira mukobwa wacu. Umva muri iyo mvugo, ndagushimira mukobwa wacu uruhare wagize gufunguza so, ndabizi neza ko nyoko ashobora kukurakarira, uzagende ujye gutura mu matongo yo kwa mama. Urabyumva? Uzagende ujye gutura mu matongo yo kwa mama kuko nyoko azakurakarira ku gikorwa cyiza wakoze. Icyo cyonyine gihita kimugaragariza ngo umuntu uzi ihohoterwa imiryango iracyamufiteho ibibazo. Ubwo rero mumufashe, nimubona yagarukiye mu nzira muyobozi wavuze uti tuba twamwandikiye, kurikirana umenye afite abantu barimo kumukurura impande zose, bamukurura bamugarura ngo genda ubeshyure, wabeshyira umugabo wawe ujya kuri ribu bivuga gutyo. Abayobozi turi kumwe nabo barabizi, uwo mugore abaturage babyutse bagabye igitero kuri ribu mu gitondo, bose bajyanye ikinyoma gisa kimwe kimeze kimwe cyo kuvuga ko umugore yananiranye ari umusinzi ari umusambanyi. Biragaragara, narababaye, iyo kese yarambabaje kugeza na uyu munsi nyitanga nk'urugero. Ariko mwumve yuko ba bagore bagarukira mu nzira sibo. Murakoze cyane. Twavuga tukageza ejo. Reka mbaho urundi rugero rubabaje. Umugore aherutse kuza, umugabo yaramufashe ngo kubera yuko yavuze mu nama z'umutekano ko umugabo muhohotera. Ati nyamuneka giye mwegera umugabo wanjye mumuganirize, rwose yarananiye. Icyo yakoze murakizi, baratashye amuruma ugutwi agukuraho. Umugore yaje afite ugutwi mu ntoki. Mwumva ikindi kibabaje, ngo ariko rwose uriya mugabo ngo wenda ndagenda ngo njye kwangara, ngo ariko ntimumufunge. Ubwo wumvise avuze atyo ushaka kuvuga uti nk'uko murimo kubyita ngo uyu mugore arimo arihohotera. Ntabwo yihohotera, twarabikurikiranye tuza gusanga aratubwira ati muzi buriya uriya mugabo bamufunze bene wabo bantema banyica, kubera ko narababwiye mu miryango ngo baze batwunge, nta n'umwe wigeze ahagera. Bakavuga ngo umwana wabo baramuzi, ngo nameze nk'igisare, ngo ariko ngo n'ubundi nta handi uriya mugore ntibamushaka. Kandi barasezeranye, bamaranye imyaka niba 30, bafite abana bakuru, ugutwa kuzana mu ntoki. Mwumva ibintu rero, ibintu rwose by'ihohotera bitubishyiramo imbaraga, twegere bari abantu, twe kubahohotera bwa kabiri. Murakoze. Reka mbere mugenzi wanjye yigeze kubazwa ikibazo cy'abana bo mu muhanda kandi mubunganire. Okay, none se hari umuntu wagisubije ariko inshuti y'umuryango yagisubije neza, nanjye n'ijambo rya nanjye icyo mbivugaho. Okay, nk'umuryango w'abibumbye cyangwa umuryango mpuzamahanga, inshingano zacu ni ugufatanya na leta tugashaka ingamba zose zishoboka, harimo no guhurira hano ngo turebe ese byagenda bite. Mugenzi wacu yavuze neza, abana ni abacu. Nikuyemo ibi byose by'imipira y'ubururu nkasigarana umunyarwandakazi w'umugore utuye hariya mu mudugudu, nemera neza yuko umuryango umeze neza, umwana yaba amerewe neza. Aho iyo nanone ngize Imana akaza kandi nongera agakerekeshwa kandi na mugenzi wanjye twazananye muri iki gitondo, turiho nkunda kujya impaka cyane. Ubu nta mwanya wo kujya impaka, ariko nkunda kujya impaka cyane n'ababyeyi cyane cyane. Impaka twari turiho zaganishaga cyangwa zarangiza twese twumvikanye yuko umwana ni uw'umubyeyi we. Umubyeyi jewe amahirwe mfite abana babiri, ariko inshingano za mbere zo kurera, kurinda, kubungabunga abo bana ni jewe. Leta, mudugudu, uwo ari we wese aza anyunganira. Ubwo ni ubutumwa dukwiriye nk'abayobozi kwibutsa buri mubyeyi wese, kandi tukanabibutsa muri ya mvugo ya Kinyarwanda yuko
nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Buriya ni ubushishozi bwabayeho ibihe n'ibihe. Umwana tuzamwita ikigande kuko yambuze. Ntabwo nabonekeye igihe ngo muri umurongo mbere, ngo mwiteho mbere, mukosore mbere, ntamukubise cyangwa ngo mukomeretse cyangwa ngo muhungabanye, ariko mubwire ni iyi ni nyirantarengwa iwacu. Iwacu dutaha, Alice yatanze urugero muti iwacu inka ntabwo zidutanga mu rugo ku bafite inka. Iwacu nta zuba rirenga hari umwana ukiri ku gasozi. Umubyeyi ntabwo ajya kwahira umwana ari mu rugo. Ibyo bintu uri umubyeyi ntubitoze umwana, uba uduhemukiye, uba uhemukiye u Rwanda n'Abanyarwanda, kuko umwana uri kuturerera se ni umwana uzadufasha iki? Nacyo ni ubutumwa tugomba kwibutsa ababyeyi bose. Ntabwo ribu, ntabwo ngewe wo hanze w'ikantarange, ntabwo mudugudu nzaza kwibutsa umwana wo kwa Clotilde wo kwa Semana yuko ataha saa 12, Clotilde atajya ataha cyangwa atajya nabimubwira. Ariko izo mbariro nitwe babyeyi tuziha abana kuva akivuka, akamenya ko yicara hano akahava iki gihe arya utwo tuntu twose. Donc gusubiza iyo kibazo uruhare rwacu nk'umuryango mpuzamahanga ni ugufatanya na leta tugashaka ingamba zose zishoboka, ariko icyo duhurizaho kinakomeye cyane ni ukwibutsa ababyeyi ko nibo ba mbere ntasimburwa bafite uruhare, inshingano, ububasha bwose mu kurera abana. Iyo bananiwe nyine tuzamo nari bikaza n'abandi twese tukaza, ariko akenshi umubyeyi ububasha tuba dufite ku bana bacu. Ariko murakoze. Umwana ni uwacu nibyo, kandi umwana atozwa akiri mu nda ya nyina, siko bimeze. Twongeye tugaye bababyeyi b'abagore bicara mu kabari, akunze umwana akamuhereza ibere atanamureba, nawe akatamika akabafashe icupa, ukamusanga ahetse umwana mu kabari isaa 3, isaa 4. Hari n'abajya muri cya kintu ngo bari kimansoro, urumva bakabyina muhetse mu mugongo. Buriya uriya mwana niko aba arimo gutora, sibyo? Buriya batangiye kumutoza nabi, ni wa mwana uzaguca ibindi bintu bitari byiza. Ubwo rero igisubizo cya mbere ni ukurera abana bacu neza. Icya kabiri ni uko nta muntu wemerewe gukoresha umwana, wa wundi ubyara abana akabagaba bagiye mu kazi ngo abarireho. Umuntu wese uzafatwa akoresha umwana, twese twamaze kwemeranya umwana uwo ari we n'igifungo, ntabwo ari amande, arafungwa. Niyo mpamvu hariho komisiyo, hariho za komite ku mudugudu, keretse niba mudakora, komite yo ku mudugudu, komite yo ku kagari, komite yo ku rwego rw'umurenge ishinzwe kurandura imirimo mibi ikoreshwa abana. Nta muntu rero, nta mwana wemerewe kuba umukozi wo mu rugo, arabyumva? Nta muntu wemerewe gufata umwana ngo amujyane mu bucuruzi hariya amuhemba amafaranga, aho muzamusanga avoma mu maresitora n'iki. Uwo muntu uri kumufata twamushyikiriza RIB. Ntawe tuzasanga mu micanga, mu mabuye y'agaciro akoreshwa iyo mirimo, aho basenya inyubako. Umwana uwo muntu uzamukoresha azafatwa afungwa. Ubwo rero twese duharanira uburenganzira bw'umwana. Umwana wawe nagucika ukurikira umenye aho yagiye. Hari abagatwara bakajya kubagurisha, mwari muzi icuruzwa ry'abana, akajya kumugurisha ukumva yamurenganya umupaka. Uretse ko u Rwanda ruba rurinze, ni babandi bajyana gukoresha imibonano mpuzabitsina bakayigiraho za porno, aya mafilime, ni babandi bagenda bakavanamo impyiko bakagurisha. Ibyo bintu byose bikorerwa abana bagiye kugurishwa. Ugomba umwana niba gucitse gukurikira aho yagiye, ntuceceke ngo yagiye gushaka akazi ngo azakuzanira. Ubwo rero twese turinde umwana ihohoterwa. Ababyeyi batuma abana nijoro, ukamutuma kuvoma. Hari abana bakiragira amatungo ku gasozi, buri abana barabasambanya baragiye amatungo, nabo baragiranye abakuru niba bakiragira. Umwana utuma nijoro, ukamutuma kuri butike nijoro, akubitana na babandi mu ikaritsiye bakamufata ku ngufu. Ibyo bintu byose, iyo mico yose iyo twifitemo ituma abana bacu bahohoterwa, twebwe ubwacu dufate ingamba. Ntekereza rero ko amasaha arimo aratujyana, kandi ibibazo byose dufite izo ni ingaruka z'ihohoterwa. Ibyo mwabajije byose nibyo mutekereza kubaza.
n'ingaruka z'ihohoterwa ni ibikomoka kuba twahohotewe. Abo bana bari mu muhanda, abana bose iyo ukurikira usanga bahunze ihohoterwa ry'ababyeyi babo. Nidukumira ihohoterwa, izi ngaruka zose turimo kuvuga zikomoka ku ihohoterwa tuzaba tuzirambuye burundu. Dufatanye rero turwanye ihohoterwa. Hari akantu gato yigeze kuvuga ngo abayobozi, uruhare rw'abayobozi turugarukeho twabatumiye muri abayobozi. Umuyobozi niba abonye ihohoterwa ntarihishira kandi nakora inyandiko ifasha wa muntu gukomeza urugendo. Hari ukuntu rero bigiza nkana akandikamo ubusabusa bakiteranya na wa mugabo wahohoteye umugore kuko basangira icupa, icyo nacyo kirazwi. Ubwo rero turagira ngo iyo ndi ruswa irahanirwa, ibyo no kudatabara umuntu uri mu kaga birahanirwa, ibyo no kwirengagiza inshingano zawe byose birahanirwa. Niyo mpamvu uzarebera ihohoterwa nawe agira gute azarihanirwa. Navuganaga na Fandi mu kanya ibintu umuntu amaze iminsi abona. Jye nabonye umugabo akantu kuri WhatsApp gatambuka, umugore n'umugabo barwanye, abantu babakomera bareba abandi bafotora. Tugiye kubona tubona mukubise itafari aramwishe. Avuga ngo abo bantu ntekereze ko aribo bwa mbere bagomba guherwaho bafungwa, kuko kudatabara umuntu uri mu kaga wowe uri mu gufotora. Moto iragwa ikagwa hariya, aho kugira ngo abantu batabara abantu bakajya mu mafoto bagafotora, sibyo? Imodoka iragwa, aho kugira ngo abantu batabara abantu bakajya kuyora ibiri mu modoka bakajya gufotora. Umuntu akaba abantu bamaze gutakaza umuco wo gutabarana bari mu mafoto. Ubwo mwari muzi yuko umuntu napfira iruhande rwawe wibereye mu mafoto ari wowe bwa mbere uzafatwa ugafungwa. Murabizi kudatabara umuntu, murabizi ko ari icyaha. Uyu munsi rero amahugurwa nawe kugira ngo bavane muri ibyo byaha, utazafunga wowe urebera, utazafunga wowe wacecetse. Murakoze cyane, reka ne kwiharira ijambo. Abakozi akantu batashaka kongeraho ko Jean Damascene yavuze umudugudu aho bakora ripote z'uwahohotewe agatewe akashikari no ku kagari, hanyuma victime akamenya gutanga ikirego agatabireka. Ese bigenze gute murarekera hano muri ripotinga? Murabigumana mukabyihorera? Nkeka ko mufite nimero za polisi, muri abayobozi b'umudugudu, dukora umunsi ku munsi mukoreze ripoti. Hari abayobozi bari ku kagari, nkeka ko niba yanze gutanga ikirego mugomba gutanga ikirego, mugomba guhamagara polisi cyangwa RIB, mufite nimero zabo. Hari inteko z'abaturage zirahari, mugaragaza aba bantu runaka ko ntabwo mubyiherera. Ngenda bagize ngo Rutsiro nyemeje narayitanze, aho umugore ahoteraga aho umugabo yahoteraga umugore we, bo naba muri reporting, bo ni ba reporting. Inzego z'ibanze ba mudugudu barabyihorera kugira aho umugabo ava mu kabari arabigambirira, ashaza umuhoro bamureba, nabo basangiye nabo bari babizi, agize mu rugo mu kigo cy'ingabire. Kandi twarakurikirana umudugudu yarafunzwe, yarabizi, kandi n'abo bambere akabaye gutanga amakuru, bakabaye yewe responsible nk'umuyobozi w'umudugudu. Rero icyiza niba mwe muri reporting ntibikarangira aho ngaho, mufite inzego zanyu hejuru yanyu, mujye mubegera murimo bahamagara cyangwa dufite ikibazo iki n'iki. Kenshi usanga amakimbirane no mu ngo ntaho ngaho bivira, usanga abantu bamaze igihe runaka bizwi uruhare birazwi, ariko ubusi mwe mwakoze iki n'abayobozi? Ibi ni abayobozi bari hariya, n'utari kuri rotinze mubigaragaze byanze bikunze ibyo tuvugana byazashyirwaho. Niyo mpamvu rero kugira ngo amahugurwa mwungukiye byinshi, mwaganirijwe, reka twikosora, sibyo? Twikosora, dutange amakuru ku gihe, tugaragaze ibibazo bihari, niko kubaka umuryango. Murakoze. Agera komanda abaminisitiri. Mwiriwe neza? Nakerewe mwababarira, hari ibindi bibazo twari turimo dukemura, ariko nk'uko bagenzi banjye batanze ikiganiro, namwe mwajya mutanga ibitekerezo n'ibibazo. Icyifuzo nge nabasaba, ijambo mu iteranye bakajya bagikora. Ijambo mu iteranye, ngo nimvuga komanda ngo buriya ngo ndaba mpuzamahanga, ngo ndimvuga ngo umuyobozi runaka ngo ndaba mpuzamahanga. Wishira umuroza akagera gute? Wishira umuroza akagera gute?
hari ibyo uyu mubyeyi ukora ku karere avuze n'abana bacu tubakurikira. Ni gute umwana amara iminsi 3-5 udashaka kumenya aho aherereye? Yagende mu Kigali cy'abandi bana, rimwe na rimwe uwo mwana aragendera mu Kigali ahohoterwa, azana yanda itateguwe, utangira uhonde, kandi ariwe wabigizemo iki, nawe warabigizemo iki, kuko ntiwakurikira. Twe tuba turanga nk'uko umubyeyi yabivuze, ntabwo tuba mu ngo zacu, ariko mbaza umudamu, ariko uwo mwana yatashye ko agiye kwiga, yatashye wa mwana uko utaragera abana iki gihe iterambere ryaraje, abana bafite telefone ko saa moya wakaba mu rugo, kuki utaragera mu rugo ugakurikirana? Nitube genda yo ngo twohereje abana ngo mu mashuri ngo nabarezi ngo barabitaho, twebwe natwe tugakurikirana abana. Ikindi abana ukabaha urukundo. Ya magambo twajyaga tubwirwa kera yararage, kuba uri mu rugo ubwira umwana nabi, urimo umuharasinda, byose hohotera uba umukorera. Uwo mwana se uramusaba amanota, wamubwiye nabi arayakura. Uwo mwana utazi imyenda ye uko imera, isuku ye afite, aho aryama, uvuge ngo umwana ubwenge arakura. Natwe ababyeyi nitugira gute, nidukurikirane kugira ngo twirinde byahohoterwa wa mwana yagira. Umwana muhe ibyo ushoboye, wimuhe ibyo udashoboye. Nimba wahashye gaburira abana, ariko se abana nimba batariye, urambwira ko wa mwana nimba atari w'imyaka 14-15, nawe na wa mugabo w'umugome ushaka, wa musore w'umugome ushaka kumuhohotera, kubera iki? Yabuze ibyarindazi. Kandi umusaza, mwababyeyi abagabo buriya mu kabari bahegetse akaguru ku kandi byeri barimo bayinywa, urwagwa barimo banywa, urwagwa rugura ngaheba $500. Gese nari nanabizi. Nimba uzi neza ko umwana wawe ashobora kuba yakenera irindazi, wowe ukaba urimo ukeneye urwagwa amacupa 3, na komanda nutinya no kusengerera uti ngo nicanye na komanda, wamanjije ugakemura akabazo ko mu rugo kareka gusengera komanda. Wa mwana rero utamweretse bwa buryo ko umwana wawe mu bushobozi bwawe mu gihumbi nakoreye, ndaje ibihumbi, wenda mu 5,000 nakoreye, ndaje 3,000, andi mbagureremo n'abana 5, mbagurira amandaza 2. Baba niyo bashyiri baragukunda, ntabwo bashobora, cya gisoro ntabwo gishobora kumushuka, ushobora kukibwira ati ngiye ubwo bushobozi papa yabuma amandaza nayabona. Rero bivuga ngo natwe ababyeyi dusabwa kutarangara. Hari ibintu mwavuze muri buhare y'umudamu yabivuze. Ese wa mugani wowe umugabo uri hariya uri musongareri, ushaka kurya utakoze, ngo umugore mwanjye se gisore se ngo ntafite imbaraga ngo ntajya guha, nuragiza nimugoroba mubwira ngo ndekire izo mbaraga uzi ko akizifite. Wowe se waba wiriwe ku musiri, umugore akakubwira ngo hindukira kandi wiriwe ku musiri w'imbaraga nyinshi. Ni mu biganireho mubwo tarikosha wenda umunsi ntabwo meze neza, ariko ejo mugira icyo mwibwire. Ariko goromubwira ngo ntabwo gusura mubwira iki, nabo tubyumvikane. Ningira gutya umuntu akamuteretse cyangwa ko mana namuteretse kuzamudeganyije, azaba mbere ariko nge nta mugabo nigera, najye mvuganishe ibintu kari mu rwose, kubera wowe wagize wabiteye. Bivuga ngo rero umuryango kugira ngo twirinde ryahohotera tugomba kuganira. Murakoze cyane n'inyunganizi nashyira. Kandi kwiga no guhozaho, uriya na radiyo ujye mutega amatwi igihe utetse, ushyire radiyo hariya ku idirishya ukurikira ibiganiro. Ibi byose ni ishuri, n'iryo shuri ryacu, sibyo? Mufashe rero tubanze dushimire aba bantu bose ko twagiye duhererekanya mu gutanga ibiganiro. Reka dushimire abafatanyabikorwa bacu, dushimire ubuyobozi bwa RIB ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara, ku rwego rw'akarere. Dushimire umufatanyabikorwa wacu UNICEF,
dushimire urwego rw'umurenge rwatwakiriye rukadutumirira mwebwe mwese abafatanyabikorwa mu kurwanya ihohoterwa, abayobozi b'inzego z'ibanze, dushimire ba executifu b'imidugudu iri aha ngaha, namwe ubwanyu tubashimire ukuntu mwakurikiranye aya mahugurwa, bigaragara ko mwari mufite inyota. Siko bimeze? Mwari mufite inyota pe, kandi aho bigera aha ngaha umuntu arabona ko buri wese afite icyo acyuye kandi afite icyo agiye gufasha ba baturage bamutoye. Twese rero intero ibimwe, wiceceka, rwanya ihohoterwa, tugire umuryango uzira ihohoterwa. Ndabashimiye rero, dusoje aya mahugurwa yacu ku mugaragaro. Mwese Imana ibahumurisha, musubire mu miryango yanyu amahoro. Namwe mwaturutse hirya no hino, turabifuriza urugendo rwiza uyu munsi, ariko bari no mu karere kacu, barakomeje ejo ni muri Muhanda, ejo bundi ni mu murenge wa Ngororero. Uwo musaga rero mudusigiye, uwo musaga mudusigiye rwose ni munini, tuzawubyaza umusaruro, tuzahita tugaragaza ko ibyaha byagabanutse bikomoka ku ihohoterwa. Turabashimiye rero.